Nana mwana wanjye Rame mama nshaka ko umuhanga mu ishuri nakindi ngusabye none se mama subize sindi umuhanga zajya wirinda turera dusore turagushwashuka ibyo ntabwo njya mbijyamo mama hari bitugenda ngugurira amakaye twagiye Booty on the beat. Kamera nana. Yese nana, uyu nguyu ni Mary wawe? Ni mama wanjye gose. Sha, ariko wibuka ko kwa mbere nyine ari kujya gutangira amashuri. Ndabyibuka cyane. Sha, ubwo nukugira tukagenda ariko ubwo nyine tuzahahurira. Ese weho witwande ko numvise ubumenye umwana wanjye izina rye? Ngiye nitwa Vazo. Vazo? Vazo niwe nanajya mbwira mwigana. Niwe njya mubwira mama. Yego. Yego. Kwe mukobwa nyine n'umuhanga nana. Sha, ubwo nyine nakuntu na ubwo nanye nyine ngiye kureba dukoresho ducyari hepfo. Nanjye mu bagiye kungurira nyine. Ubwo tuzasubira kuwa mbere nta kibazo. Booty on the beat. Danizo. Sha, mana ya. Ubyumve ngakazi kabaye njyangu uje nabuze na senkani pe. Sabyone nje inzara yanyici. Yakwishute se. Kumva neza umutwe uri kunjya nabuze icyo nkora kubera inzara namba naye mama wawe shaya naguhaye utujumba. Sawa yamaye utujumba we ahubwo mbwira mane niye business turakorera tubyarira amafaranga. Ako nyene narakubwiye ngo ndi nyiri imipangu buri munsi murambe kubwira uko duhuye. Nyine se cyo gira vuba wowe. Ariko ntabwo jye unyumva. Nyine mbwira numva. Cyo mupangu ufite. Amboni. Imipangu ufite rero niyo kuba umupfumu. Aba umupfumu ukaba umupfumu subwo uko njya numva umupfumu ngatanga umuti wa wagira abaha uhemuye. Erega muri iyi minsi hari abantu bari kuja bajya kuraguza cyane kubera abagabo babo bari kubanga no bakuru babo bakabakira. Rero datwe twashizamo nka business ku mafaranga tumaga. Akuzi uko njya numva ngo umupfumu ngagahita tuma nk'umuntu ihenesha. Baje natwe batuzaniye ihene hejuru ubuteka mu mbasha none se subi ubu tuzajya dukora bako burazi nanjye pigano tuzajya dukora tujya muri kagashyamba ko yipfu iyo hajya hipfu nyine muri kagahenebero hajya ahantu kwakorera umushinga w'ubupfumu ni sawa kakandi ko muri sentare muri so kwakorodiye ahubwo business niyo ngiye twe tugere mu rugo bitera ibirungo by'abapfumu tujyaho ngaho duhange business akugomba kuza wambaye nabi nyine by'ibideshire byawe ibintu nyine by'ubupfumu nawe urabizi noke nabikaze twagira yaho inzara besera ndayiki madam wa ntabwo byari byashyira kubitunganya birashya mu kanya ni iminota mike uri kumva inzara nyishera ihangane gute ntabwo birateye ntari bibura bitunga ndaje mbigire vuba nyine ihangane Mana yaje kwa mutwe bahanyirukanye se ubuhangaha ndabona akazira ariko nakundi utamenye n'itakaye kagende nuko nahangaha byaza kuvamo sha be ariyora nikumva urimo urakomangara kaze murebe
kwenu. Ibi pangu kubitakujika sana. Babyeyi mumbwire umwana uje sika ibyo bikweta ngo ku muryango maze wicare hano wumva iby'abakuru uragenzwa n'icyano vamo ibyo bintu zana hano uragenzwa n'icyano ni ukuri njye hari umukobwa wanyanze nshaka kumumenya. hari umukobwa wa kwanza babyeyi mbwira yakwangiye yanyangiye ku ishuri yakwangiye ku ishuri ni wa mukobwa bitanana yego babyeyi mubwire babyeyi ni wa mukobwa bitanana ndimo ndamubona sha na yakwangiye iki ikintu yakwangiye kuri umusore w'imbwa nyarakuburi yarakwanze kunyarakuburi rero shyira hano gatatu babyeyi mubwire simbuka wicaye taruka ceceka numva iby'abakuru we yego babyeyi shyira hano gatatu tangaho ni mufuragerezo gatatu tangaho ni mufuragerezo angahe mubyeyi ongera gatatu mubwire ngo uzankunde ugasha uzankunde akira ababyeyi ikibazo cyawe nakibonye fata kano katsi uzamusire iwabo mu rugo ukamushyire munsi y'uburiri atabizi winjire mu cyumba cye urabyumva uzagashyira ku katsi munsi y'uburiri bwe tanga amafaranga tanga umufuragirizo utaragenda abakurambere bambwiye ko ugomba kuzana insake y'umweru itagira ikirokoroko na kimwe emeranye uzabyubahiriza sha bakurambere murimo muranyumva kandi ikindi barambwiye ngo ku munsi wa gatatu uzagaruka n'utuzana ihene y'ibara rimwe y'umukara urabyumva neza uzanye amafaranga make witwaje aho ngaho ntabwo tugendera ku bwinshi bangutsa akira umubyeyi ihute cyane ngo twatuntu uzi kumenya ko uzazana ihene y'ibara rimwe isa umukara
nkugurira utuzaniye amakaye uzaramuka ubaye umuswa ewana ibyo si tubwiriza mama ntari atanyibageza nkarenga mu rugo kampuna umuheto umva nyine mwana urugurira akayambere tuyariye ayambere yabonetse ako uramushinga w'ubupfumu gusa nk'uwinzija hase ngemba nkugati nyeba afite umupangu warunu umva nyine ubwo ngubwo nyine kamegeze mu rugo ngiye kubera ko icyana nasize nyibwiye ngo giteke nibe ko cyatetse ubwo ngubwo nyine wowe turasubira mu rugo turasubira ku mugoroba nari turahurira kwa Korodina tujye kunywa akagage nari madamu igihe watekeye ibyo biryo ntabwo byari byacyo ahubwo wagiye wihangana nihangane igihe nakubwiriye ubwira ngo uraje bimeze bite iyo nda yawe nawe ibiri n'ibiki iyo nda uretse ndaje mureke kanze mwirukane ahubwo se wagiye wihangana oya ibyo ngibyo ntabwo kanze mureke ahubwo noneho ugiye kubyitekera iki se kandi wewe oya nyine hari umuntu waje wowe yaje ute yaje nyine agashaka akazi ashaka akazi kandi koko nta n'umukozi nari mfite kwakushutse mu maso se nk'igikuntu oya muhungu we mbavuye mu kirede nzakugaburira nadakora wagiye wumva ubu watetse natetse watetse iki se kandi tudegede ntabwo rero nakubwiye ngo uteke umuceri ntabwo se nari naranje uwo muhungu se yicaye hehe dore yicaye hariya hirya yahondobeye se uwo mwana ndaje menye ibye bugiye ako genda kwa nuza kwa Korodina amafaranga nayasizeyo nako genda umubwira guha umunyu w'ijana n'amavuta ako papa kubuhaha nk'abakene ubwo uri kumva izo bintu bizaza none uragira ngo njye nishinga kwa nuza kwa mutwe bahaha imifuka imiceri kamugurize nyine naribi oya ayo ngayo ugenda ariko se ayo ngayo unguriremo agasigaro nzanire cyo nyaruka kwa Korodina yawe se ndakaguramo nta kibazo uraho bose bite sha byiza niho bambwiye rigewe nagenzwe n'akazi akazi se ubu uzashobora gukora iki se mana zose nabishoboye wa mugabo nk'akambo hano akazi mfite nanga gukoropa inzu yego koza imyenda yanjye ubusobo buri gihe ngibyo zabishobora bose uri umujangwe imyenda barayoza cyangwa bayifura ingo nyine se kandi sha witera n'amagambo nanjye cyangwa usubize kwa se numvise menye ko iwanyu ari mu cyaro ibindi ni ukunyogereza imodoka ingo bo ubwo mu gihe nagiye ku kazi ugasigara ucungiye urugo ibyo bintu uzabishobora ni iminota ibiri gusa nzahita birangiza uzahita ubirangiza mbo mbwira ku kwezi nkaguhangahe rero ku kwezi ni 800 800 ntaganyanyanyanya ngo bike 800 umva shahaguru twumvika mbwira se ora ntabwo cyameshi ni 200 birindwi aracari menshi haguruka ugende hanyuma byanda se byanda birindwi byanda uzagaruka warisubiye buri kumva nzaguha 5 uzayemera uzagaruka birindwi ni umukozi wo muri leta urajya kwishyura madam kenzarigezemo mabyara sha umunsi noneho nzarigeze ute nzarigeze mu mahanuzanye mamaki kibutabona gusiga byatwa biri hano wowe ushinzwe nuvuye mu kabari kuki utazanye umukozi ngo abikureho none se mvuga umuhaha ngo ubyumve aho akazi umuntu abavuyemo wowe asone nkamana hinyanyenye aha uruzi nigera aha naceceka aho ngaho utabura nyikubitira ibyawe ndabizi ukuntu uba wambaye ubu nakwemereye iki wambaye neza rero ubu nakwemereye kireba ukuntu mba nambaye none hundebera ukuntu uba wambaye bitavuye mu mitsi yanjye ngo ubimenye se byaba mu mitsi yawe se wambaye utyo ibyo nagwishije koko mwoka byara abagabo bo muri iyi minsi wambaye iki bodaboda abagore se bo muri iyi minsi yego mana nimbe nanjye ubu basenda neza ku gasante umugabo ari guhita ati nkonda none nk'umusaza ubwo sigaye ujya gusamba bya wambuza se uraya bwawe uraya bwawe ntamaze ngiye buretse ibintu birasubirwamo biraza
na leta ubwayiraza. nishaka ize leta se yagakunkura mu rugo rwanjye Wakubonaga uri mwiza mu muhanda rero wambaye neza ku bitsi byanjye. ubundi se leta ni iki leta si njyewe Leta niba ari wowe. ukuri nta kintu ariko se makuru uri gutongana bazi habaye icyo shigamo ngo ni soda papa habaye iki Watetse se nana? natetse Watetse iki? natetse isombe Ntareko mwoka. Isombe. Isombe nari ni bari ibiki? waduhahiye Amase. amase ntasome amase ngo jya kuyarya Ntago mba nahaye. uhashye iki Amakayi bayakuguriye. bayanguriye None wumva yuko yaguzwe iki? amafaranga Yavuye he? ariko wasanga mama yaguhaye Inde? Yakuye? yakuye se uraya Yakoreye? mu kazi Mu kahe kazi? vuga no mu bagabo ahubwo bamuhaye Bamuhaye bande? abagabo Abagabo. Musigaye mujya gusambana? watubuze se naze kurora kuduhahira twabuzwa n'iki Ngewe nanga kubahaye. urabyanga Ngewe reka mbabwire. Ibintu birasubirwamo. wa mugabo mpa nkubwire nubwo uri umugabo waje kunywa ubundi kwicuza nicyo ariko nakwemereye mama menya ari wahumye nawe ntiyihuse yabyaye igihumye n'ubundi ntabwo ubeshye Mumaze kwigira ibyigomeke. twamaze kigoryi gusa cy'umugabo Mbatinze umurayicura. reba ukuntu aba yambaye ariko ubu se ubwo unansebye uyu najyana nawe mu muhanda wowe wakwereka ari kunywa utayasye Banywa izo nakuye. wamaze Nubundi haje nje kwa Korodina kumukigana. shogoshera agenda ubundi wakerewe kubuze ko ari amasesi utayarya y'isombe Ari amase y'isombe ngewe nayarya. Komero kagwereko ni. ibyo bimenya Uwo mugani barawunciraga. bamaze ariko se ubundi ubu magaze Ase ubu nagiye gushaka nk'umugore w'indaya. Mudugudu we! Nkubuma. mva nkubwire n'ubundi ntacyo neze hano si iki gitenge ni abagabo banjye bakimba Nari naribajije aho byavuye. shaka kandi umva ahubwo reka ngusigire uyu mwana wanjye ndebe ko muzajya murabyara kabwera nawe bibera wajyanye nawe none mwese muri ibyo mazi mwabyana mwe kogeze ubundi nagiye gukwa kwagira bitaro ubundi dawe tugiye mu biki uretse ndaje mwereke igihe uretse kunza n'imwe ngo rudateka sha ishakoshi yanjye siri he ishakoshi nayigurishije kera narangije kuyanywera nkubure ndi ukira aha ngaha ubwo urampi uretse nsemurika ukira cyangwa ukira aho ibibazo bibwira abagabo ko Melissa bimeze bite se cyase uri kubibona se ese kuri kubivuga ngo ibyago bigwira abagabo bimeze bite nawe reba ibintu umugabo ankoreye aranyirukanye ese kuri n'agapfunyika sha umugabo aranyirukanye ngo ni intara ni amakuru ufite umva nanjye umugabo njye yaranyirukanye ariko se ubakwirukaniye iki anyirukankana n'uyu mwana wanjye kandi ubizi ko uyu mwana wanjye namubyaranye na makanyaga nese buriya bwo nzabigenzane ku makanyaga ubundi twagiye kumutera uzi ko nanjye ari watumye ibi byose ntateka atuma umugabo anyirukana umva nanjye ibi bintu byambaje bwo njyewe ngiye kumubwira nshakira iyindi nzu ndakodesha ntabyanga mpita musigira umwana we nigendere mbe nawe uramusigira uransiga none se siko ni makanyaga none reba wa mugabo twabanaga yatwirukanye nese turabigenzura nese nana uri kubona uzaguma muri ibi byo kubungabunga kanjye nzijyanira na mama uzasigarana na makanyaga kereka niyemera ko aduha indi nzu turakodesha ariko diyari yo kwikorera umwuga w'ikibu kandi urabizi nana ntabwo twamujyana kandi wasanga ari uw'uburayi oya ntabwo ari ubu yari ahubwo no kujya ducura nyine ku dutanda nk'ahantu ku isoko kandi byakugora haba ibirara byinshi byakora ariko urabizi ngiye kugenda nshakisha amakanyaga mu musigire na natugende ndagusigira amakanyaga umva tujyane kumutere nta kibazo rwose
mwebwe se kandi hano bawubwire amakanyaga uracyanyibuka yakada ntago mwiba ubwo wamenye cyagiye duhura unera inda y'uyu mwana binye reba ukuntu ungana reba ukuntu angana nyine uri kubibwira ndi bawubwire amakanyaga umugabo nabanaga nawe yanyirukanye ese hano yanyirukanye n'umwana byumve ko nze kumugusigira hari ikindi aha mushyire siko shaka ndavuga ngo kugenda ugende bitarangiye ibyawe si bikigazi iyo wese ushobora kujya mbabarira wabonye ikiremba kijyamana n'umuntu mbabarira ndavuze ngo mucokere mu gipangu bavu aho kuva ngubwiye nana mwana wanjye sigarane na ikintu naharanira turakugira ngo ngwereke uko wawe hano uburozi bw'umunsi bukarara witabye Imana ndavuze ngo uwo mwana nanyo uzandogera umwana nawe uwo munsi tuzamushyingura nawe ejo uzararugiye ariko uranyumvise ngiye musohokane mugende ntabwo turava hano kugira ngo yereke inzu ndajya gukodeshamo n'umwana wawe urajya gukodeshamo ukajya umumenyera minerivare ya buri gihembwe yewe uze ndaje nkwereke ariko tworohereza ibibazo garana uyu mwana tujye gushakisha aho rero reka mbohereze ibibazo nzi kubaha ibihumbi senkani mugende mu bigabane mupfire mu turinda yese kujya waduha senkani nimubyanga murahafa nabi nyamaze ahubwo buri kabwiriza n'agatebe niyicarire kuko ubwo kuvana n'agatesi iwanyu ahubwo ujya kumva ikintu myinshi uri kuyihandira gende akanyaga wasko ariko abaguruzi ko mwadema wasanze umugabo wukandika ntabwo mbere ukubana na Danizo nimba ari Danizo uyu mwana ni uwande uganga yanditseho Danizo uri kureba urutwe rusa n'urwanjye sereye bande maso murasa maso utari makanyaga we bro nyine ngaha musohoke ibindi tujye kubiganirira hanze kubera iki kituva hano uri kubyumva neza nimba uzi kuremera gusigarana uyu mwana ubwire nge nigendere mwana nimbwire nge nige musohoke tujye kubivuganira hanze hari ikindi mbese ubu ngubu umwana wanjye yumvishe ko mwaneye muri uru rugo azi yuko nta mugore ngira mwasobanura umwana wawe uri wande Korodine yaguhaye umunyu aba nanjye bambariza yenda umwana wa makanyaga ahubwo uyu nguyu we n'uwandi birakureba birakureba nakwiyamye nawe ukanshingira ku mwana umenye yuko muvukana banyangufi muri zo bareba mende nimba zikunyereye mwana bambwirire nababwiye banze ko indi byara mweru na muhima uri kubyumva neza akora niza hano muhira mwereke ahubwo ufite ibibazo bikwihamagara ureka ahubwo yihamagare yego Danizo shako ndeba umugore waje kunakira njyewe ndi papa we mwa kureba n'umwana we bo manze baneye mu rugo ndetse waje ugakira umugore wawe ngo tubane ndaje mwereke shangiye kumucyuzwa nanditse n'amaguru wese ndaje mwereke akira mwana ndaje musoke mu gipangu mu gipangu utane mwana muka ubwo se kuri kumwirukana muso okay reka njyane n'umwana wanjye Melissa tugane Melissa ndamuzumirisa ndavuze ngo we mbare kabiri mwansoke mu gipangu ayo umugabo wanjye ndabyumva ariko nawe niyaza kubona irimo yagari cyane niko yego Danizo kumbona mamagara idetara bati umugore wawe nyurira aya mabyimbe cyane wawe bavuga ahubwo gira unakupe dore uraca ninde babwiye ko ngenda amabyi waragiye mwana wanjye zombi abahehese zombi we zanira agatebe aho ngaho dore byatwara n'umugore oya nibasohoke yego sha itaranya bandeze mwebwe uzi njyewe se uyu nguyu uramuzi ninde wavuga ngo nibasohoke uranyirukana wanzanye wowe njye sinakuzanira ahubwo dore abangaba abandi sohoke mu maze murakagwe ku gasozi Danizo uyu munsi turajya kwa Claudine uyu munsi samwe twakoreye ayamwerana ndebera ndateka byose wabishushubika ego mwana uyu wa ntabwo ndahawe
hano Kwiyamye. aho ngaho Dayimoni. Dayimoni yasa nkayo n'urwo umuntu rusaku. aragendeshwa n'ikira. oya igihe wagere hano wabonye iyi nyakwipfira mw'uru rugo Oya reka. Afite wenyine woho. uyu napfuye Ni umugore zombi sazanye umugore hano. zombi bako hano usobanure hano bako hano nabanguke hano ibintu ntabwo ndi kubyumva nabangu niko sha wazanye umugore ni nabimenya wowe mugore uyu nguyu aturutse he izi ni za nshoreke zawe uragura Mumbwire. Inshoreke. n'ibisonzo wamubonye n'abana basigaye banyabase ku mutwe papa mbarane nibyo mbarane none uyu mugore wamukuye he uwe uyu nguyu ndeba hano akajya umugore usa Ariko se nk'ikinini cy'imbi basajya namuvugisha none ahuye na siko hari sinzi uko. Reka nabivuze umugore ni dayimoni. Danisu uri kumva Ubwo mata. nitwe tureba aho ngaho uhagaze niba nta mwobo ukiharira Ako iki kigabo uzi ko nta soni kigira. Umaze kwirukana umugore wawe n'abana. Danisu Akira nawe. sorry